munsi turakomeza gahunda yacu ya muze dusome igitabo, tukaba dusoma inkingi z'umuco w'u Rwanda zihutisha iterambere. Iki gitabo kikaba cyaranditswe n'Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco. Turasoma ibijyanye no kwimakaza ubupfura, ariko tugatangira dushimira bagenzi bacu baje kugira ngo twifatanye muri gahunda yo gusoma igitabo. Rero hari na butike Bijaneze Kigali nayo nk'uko mubibona niyo yatwambitse, nimero zayo murazibona hejuru abashaka kujya kugurirayo. Rero kwimakaza ubupfura, igitabo kiragira giti kugira ngo u Rwanda rugere ku majyambere nyayo birasaba impinduramatwara mu buzima rusange bwa buri munyarwanda n'ubwa buri muryango, maze abanyarwanda bakagaruka ku isoko bagatozwa imigenzereze mbonera yiganje mu yimika ubupfura. Ubupfura ni ipfundo ry'u Rwanda ry'umuco nyarwanda, bukaba inkingi mwikorezi yawo. Bukubiyemo ibyiza byose bigaragaza umuntu nyamuntu nk'ubwangamugayo, ubutwari, ubusabane, ubudahemuka, kutica amasezerano, kuba umwizerwa n'umunyakuri, kubaha no kubaha abandi no kwicisha bugufi. Ubwo bupfura bukaba bugaragarira mu mvugo no mu ngiro y'umuntu. Imfura ni umuntu w'umunyakuri utajenjeka kandi wiha agaciro. Afite umutima mwiza, wiyoroshya kandi wicisha bugufi. Imfura ni umuntu mu mibereho ye ugirira abandi akamaro kandi akirinda kugira uwo abangamira. Abantu bamushima mu mico n'ibikorwa. Abanyarwanda bemera ko kuba imfura umuntu abitozwa kandi akabyitoza, ibyo bigakorerwa mu burere. Abanyarwanda bemeza kandi ko ubupfura butandukanye n'inkomoko. Ni nayo mpamvu bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Uburere umuntu arawuhabwa maze nawe akagira uruhare mu kubwakira no mu kubwubaka, naho ubuvuke bwo nta ruhare abugiramo. Rero tuzakomeza tuvuga ku bijyanye n'imico myiza ishingiye mu kwimakaza ubupfura. Muri iyo mico myiza bakavugamo ubwangamugayo, ubudahemuka, ukubaha ijambo n'indahiro, ubworoherane, bakavugamo ukwihangana, bakavugamo ubumuntu, ukwicisha bugufi, ukubaha no kwiyubaha, bakavugamo ukuzirikana, bakavugamo ubushobozi ndetse n'ubwitonzi. Ubu tuzakomeza ubutaha. Murakoze cyane.